Bakunzi ba Joe Satire TV turabasuhuje twizeye ko mumeze neza cyane. Turagarutse rero kugira ngo tubagezeho update z'amakuru ari kuvugwa muri aka kanya cyangwa se amakuru ari kugaragara muri aka kanya. Amakuru ahari kugeza ubu ngubu akaba ari amakuru agiye kuba yibanda cyane ku banyarwanda bahungutse bava muri Congo, ndetse turavuga kandi ku byo ambasade y'u Rwanda muri South Africa nayo yatangaje. Hanyuma kandi tuze no kureba uburyo abasirikari ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri Congo, uburyo batashye naho banyujwe, naho tugiye kubireba muri aya makuru yacu. Muri kumwe rero na Mr Joe muri aya makuru agezweho cyangwa se update zigezweho. Ngira ngo tugiye gutangirira kuri inkuru ivuga ko imirambo y'abasirikari ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri Congo yacyuwe inyujijwe mu Rwanda ku mupaka wa La Corniche, aho yavanywe i Goma itwawe n'imodoka za Loni. Andi makuru rero nayo turi buvugeho, ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo ivuga ko mu by'ukuri itanyuzwe n'uburyo ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byasibye interview byagiranye n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ahubwo ku rundi ruhande bigahita bihereza umwanya Kayumba Nyamwasa akaba ariwe biganira nawe. Hanyuma rero kandi ambasade ikaba ivuga ko mu by'ukuri itishimiye cyangwa se itanyuzwe n'uburyo mu by'ukuri ibi bitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byitwaye, aho mu by'ukuri byahereje umwanya w'abagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu, bakawuhereza umwanya kugira ngo batambutse ibitekerezo byabo, mu gihe ikiganiro byari byagiranye n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byo byagisibye. Andi makuru ahari nuko mu by'ukuri kuri ubu ngubu hari abaturage nk'uko tubivuzeho mu ngingo zacu, hari abaturage ba 113 bari barahungiye muri Congo mu 1994 bamaze gutahuka bageze mu gihugu cy'u Rwanda, aho bakiriwe ku mupaka wa La Corniche. Ni abaturage rero 113 nk'uko amakuru dufite kugeza ubu ngubu ari kubihamya, bakaba biganjemo abagore n'abana. Umuyobozi w'inkambi bagomba kuruhukiramo wajye kubakira witwa Barengayabo Ramadhani, akaba avuga ko mu by'ukuri aba baturage bakiriye uko ari 113 bakaba mu by'ukuri bagiye kuba berekezwa mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Mu by'ukuri ngira ngo ni amakuru ari kuvugwa aka kanya agezweho, kuko ubu tuvugana abo baturage bari kwakirwa ku mupaka wa La Corniche, aho bari kwakirwa mu by'ukuri birumvikana bari kwakirwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse bakakirwa n'igipolisi cy'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri batuzwe, ndetse bari kwakirwa bafatanije ndetse n'aba ngaba bashinzwe impunzi, aho mu by'ukuri bari kwakirwa mu buryo bwiza kuko bigaragaza ko batahutse mu rwababyaye. Aha ngaho wahita wibaza, ese ko aba bana turi kubona ko biganjemo abagore n'abana, wahita wibaza ngo abagabo ko ari bakeya, ikibazo ni ikihe? Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nubwo wenda ari amakuru umuntu atahita yemeza neza, ikigaragara cyo nuko wasanga wenda bamwe mu bagabo cyangwa se abana b'abasore baba bakiri muri ayo mashyamba ya Congo, aho bivugwa ko abangaba mu by'ukuri bagiye bafatwa bugwate cyangwa se bagafatwa n'abakiri bo muri Congo, aho bagendaga babajyana kujya kubakoresha imirimo igitandukanye, yarimo nko gukora mu birombe bicukura amabuye y'agaciro. Ariko kandi murabizi neza ko hari abari baragiye muri Congo, bamwe na bamwe bagiye bagenda bakijandika bakajya kwifatanya na FDLR. Reka twumve ikiganiro gitoya umunyamakuru Scovia ukorera igitangazamakuru Mama Urwa Gasabo TV yagiranye n'uyu muyobozi w'inkambi witwa Barengayabo Ramadhani. Hanyuma tumukurikiye twumve ibyo yagiye atangaza bigiye bitandukanye, hanyuma nanjye turagaruka mu kanya tugira ibyo tugenda twongeraho bitandukanye. Reka tumwumve, ni kuri mikoro za mama za Scovia ukorera igitangazamakuru Mama Urwa Gasabo TV. Nitwa Barengayabo Ramadhani, nkaba ndi umuyobozi w'inkambi ya Kijote mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu.
kuko cyangwa amashyamba menshi no gucukura inobi baba batwawe n'abakungu bo muri Kongo bakabajyana ngo bajye bacukura ibinyomoro byabo hanyuma byarangira bashatse gutaha bakajya mu kigo gishinzwe cyitwa seneri komisiyo nasiyonali de la patrimoine bakatwoherereza kuri manifeste yabo imyirondoro yabo bakayohereza muri HCR y'Iburengerazuba ntara y'Iburengerazuba bakayigeza mu nkambi ya Kijote natwe tukaza tukabakira turimo n'abantu ba HCR nabo tuba turi kumwe hano ku mupaka twaje kwakira bano bantu ijana na 13 ngira ngo mu kanya batubwira 16 nitwe twibeshye imibare mukarisha abana abagore n'abagabo yego abana ni bangahe abana imibare yose ntabwo tuyifite nonaha ariko reka turi kuri manifeste byafata umwanya muremure ariko iyo tuba tureba ko buzuye ko ari ijana bagira mu Kijote tukajya tugakora imibare tukareba ko tukunze tusikirininga tukamenya ngo abakobwa ni bangahe abahungu ni bangahe abagabo ni bangahe n'abamama ni bangahe ariko mu kanya turakira Kijote turaba turihita tuyikora ku buryo butworoheye ariko hano ntabwo twahita tuyikora kano kanya bitewe na gahunda zihari ariko kuri tubone kuko yikwakira n'abandi bantu baturutse muri Kongo wenda ikibazo hano kigize cy'amatsiko ni ukwibaza ngo aba bantu uko bivuga ngo baba baragiye muri Kongo gukora ibintu bitandukanye ariko hari n'ababa baragiye na kera nko muri 94 igihe mu Rwanda habaga jenoside n'intambara yo guhagarika jenoside aba bantu ko ari abagore n'abana kandi kuko abakungu bo muri Kongo batwara abagore gucukura cyangwa bajyana n'abagabo urabona ko abagabo ari bake mu by'ukuri n'ubwo imibare itaraje yego icyo kibazo kirahari natwe hari igihe tukibazaho ariko kubera ko baba bashatse gutaha mu gihugu cyabo nk'abanyarwanda twe turabakira hari n'igihe umugore agira naho yamara kubona ko ibintu bimeze neza kuko hari hirya bababeshya ibintu byinshi ko nta mutekano uhari n'ibiki byose ariko yagera hano akabibona ko ibintu bimeze neza akanyura mu nzego z'ubuyobozi agasaba icyangombwa amaze kubona indangamuntu agahita afata pasi akagenda akaza akiyandikisha kuri HCR akanyura hano ku mupaka akavuga ko agiye gucura mu mwene wabo cyangwa umugabo we cyangwa abana be basigaye icyo gihe aragenda akitwa uwo rero ni Barengayabo Ramadhani waganiraga na Mutesi Scovia umunyamakuru wa Mama Urwa Gasabo TV akaba bari bakugirana ikiganiro mu by'ukuri uyu muyobozi asobanura byinshi bigiye bitandukanye kuri aba baturage. Reka tubararikire kuza kongera gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nge nari Mr. Joe kuri iyi update y'ano masaha, tuze kongera gusubira mu kanya mu biganiro bikurikiraho. Wakoze cyane.